Pifra mwarahuye nawe mwaka nimero ariko afite impano yo kwaka ndamubwira ni rero ubwo ariko nimba umuntu umukunze winyura ku ruhande ngo uzisaba undi zimwisabire nimba ubonye umwanya wo kuzimusaba muri kumwe azikwime ubibone baby boy nakurikijeho iyindi na Pifra na Negiji yitwa icyo ushaka wageze kuri level kwa Pifra na Negiji urabahuza mu kuri indirimbo kuko muri baby boy uwo muntu wagitinze mu bavuga ko wagitingaho ni baby boy ni Pifra niwe wagaragaye nyangoye yanciye amafaranga make cyane si ngombwa no kuyavuga ndayamuha nibwo twamuhamagaye nundi ko byarangiye kiyagiye ko nta wase kiyagiye byari bigoye kiyagiye byari bigoye amafaranga arataraza no mu muziki ni make cyane rwose yari nkangahe ni 2 namuhaye byonyine icyo gihe kuko nicyo gihe banamufungiye ngo nimba byari byamugo ntago mbizi ko yansabye 2 byonyine ati mereza 2 mwakano twigendere muri video nukuri niyo yansabye byonyine ubona akazi ku muzungu yego ukomoka muri Turukiya yabaga he babaga muri case social ariko bakoreraga ku Gisozi niho nakoraga nanjye ku Gisozi yego niho bari batuye niho bakoreraga nawe ukaba ari ukora ariho nkora bakoraga akazi ko mu rugo bisanzwe guteka batekera ibyo kurya nuko nibwo nyine nawe yankunze ambwira ati tuzakora ubukwe bakajya bansemurira ndavuga ni byiza nyine zongo se ko bakiza abantu nubwo ngiye gusezerera ubukene ngiye gukira nukuri pe niko nabitekerezaga ngo kuvuga ngo ndagukunze mu Giturikiya Seviyorum aşkım ndabifatara ngo ni Seviyorum aşkım shana ngo ndi wifate ndashaje kajyanye impamagara twajya tuvugana mbyaye nibwo namuhamagaye nabyaye tinyohereza amafoto arambwira ati very good kubyara umuzungu niko yakubwiye nuko anyohereza amadolari 100 mwise amazina y'umwana mba naramwise ngo Rihana nde mutoni wase umwise Rihana kuko Rihana numvaga rigezweho rinaririmba unamukunda numva umwana wanjye ngomba kumwita Rihana nuko arambwira ati hoya ati nabyari hano yitwa Yadigari Abra Kuchuku nakemuye kimwe noneho neza ikindi gikomeye ariko nago gikomeye ko abana no mugisha sinecuza Theo ubushuti bwanyu bwa bushuti busanzwe cyangwa harimo n'ibindi byinshi nyuma cyane ko nagiye mbona stories zitandukanye z'abantu bagiye babishuti ugasanga avuyemo ibindi ntago we yigize ashaka ku approachinga byo ku byigiye imbere cyane ubu uri kumva ibyo nshaka kuvuga ibyo ni bisanzwe kuko ni mufata nka musaza wanjye akamfata nka mushiki we ibyo ntibyigeze biba kandi si bizanabaho kuko tuziranye kera nyiri umwana ari kumprofita yari kubikora mbere nyiri mutoya nyiri umwana mutoto ariko ubu ndashaje ibihe byiza reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano ni kuri Iris TV nge ni Jado Tuyishime nkomeza rero mikaze mwese muri mu bice bitandukanye by'isi nanabasuhuza ndetse nanabashimira kuba mwahisemo kudukurikira abantu mwese mwakanze subscribe kuri ino chaîne yacu muri abagaciro gakomeye nkuko bisanzwe rero tugenda tuganira n'abantu ingeri zose uyu munsi turi kumwe n'uyu mumama tugiye kuganira byinshi bitandukanye nkunda kubivuga ngo mu buzima buri wese afite page y'ubuzima bwe afite chapitre ku buzima bwe buryo tugiye dusharinga arabiyumva aho bawubihuje arabiyumva abagiye bawenda bahura n'ibibazo bikomeye bakabivamo bakumva ko ibya wenda binoroshye cyangwa se n'izindi experience z'ubuzima zitandukanye uyu munsi rero twamusuye mu rugo uno mubyeyi tugiye kuganira agari umubyeyi mukuru cyane cyari muto nko bigaragara mu maso ariko n'umubyeyi reka mbanze nk'ikaze uraho neza urakomeye muraho neza yego ndakomeye bameze neza nta kibazo yego ndashima twakire neza mu rugo twasanze nta kibuze turagushimira hanyuma wenda watangira wibwira abantu badukurikiye uburyo bw'amazina murakoze nitwa Yadufashije Annonciata benshi bakaba bari banze ku izina rya Sister Abra Sister Abra yaresha mu buhanzi okay
yes uri umuhanzi donc reka tubanze noneho tumenye ubundi mu by'ukuri indi mirimo yose ukora uri umuhanzi icyo twamaze kukimenya nta bindi bintu ukora wenda abantu bashobora kumenyaho nakoraga nari mfite botike irimo n'ibyo kurya no kunywa biraguma mu rugo ejo bundi yaje ari simusiga biba ngombwa ko mpagarika ariko urabona ko ibikoresho nabizanye hano ejo n'ejo bundi nshobora kongera kubisubiramo yes aha turaza guhera aho ngaho ariko impamvu nyamukuru uyu munsi tugiye kuganira ni burya nari mbikomejeho mu kanya buri wese ubuzima bwe ku buzima bwe yihariye aka kanya rero uyu mubyeyi mubona nahoze mbivuga uyu ni tunatwunganira uri mama nande ufite abana babiri ariko baba metisi ndi mama kucuku ndi mama wa Nile shaka amazina akomeye nditwa Nile urumva ko umwe w'imfura niwe witwa kucuku yego ayandi mazina ye ni yitwa Yadigari Abra Kucuku mama Abra nasa gufata ko ngako kuko ndiko ndi bushobore Yadigari Abra Kucuku yego nditwa Irakoze Anil Kwale mama Abra none se ko bikomeye reka duhere kuri ryo rya mbere ayo mazina akomoka he kuko nandi y'inyarwanda afite akomoka muri Turkey yose ayo mazina nayo muri Turkey ndi no muri Nepal anayo mazina yandi bamwise usibye wowe kabiri ni n'umuhungu harya ni umuhungu ayo mazina atari ikinyarwanda nayo muri Nepal bivuze niba twabyumvise neza ufite abana babiri ariko bakomoka kuri papa batandukanye ariko nanone batari abanyarwanda ahubwo b'abanyamahanga b'abazungu yego nahoze nembera hano mu nzu yawe nabonye umwe from Turkey n'undi from Nepal n'ibidukundira kuri kamera abantu baraza kubibona iyo story rero kugira ngo bigerweho ku urwo rwego bufite abana b'ametisi babiri turaza kubigera ariko tubisasiye ture byatangiye bitundi mama Abra avuka hehe yaje gukura ate urwo rwego gute ikindi nuko ari buryo nanone uzanye na Theo bose babire bamunafitanye indirimbo niba nibeshye yes ubwo nabyo turaza kumenya imvano yabyo ubundi mama Abra uvuka hehe waje kubyara ryari uvuka ahahoze hitwa ngo muri Buringa tuhimuka turi abana twimukira Kibungo niho twabaye niho n'ababyeyi bacu bitabiye Imana myaka 12 nibwo nisanze saza nyare yaragiye muri Tanzania muvuka muri bangahe turi batatu papa na mama kuri papa tukavuka hari abandi batatu bandi yabyaye nyuma okay ubwo ku myaka 12 ngiye nibanaga mu nzu ngomba gushaka icyo kurya ninjye wimenyaga nyine ukiba mu burasirazuba ubwo musaza wanjye yaje asanga ndibana asanga n'umubyeyi umwe twari dusigaranye papa yarapfuye ubwo yaje guhiga mama wacu urumva kano karimo gute bakibazo okay twagiye nuko musaza warakuza kukureba aho wibanaga wenyine ndetse mama wawe yari yaramaze kwitaba Imana na papa ese ubundi bazize ikibo ko papa mama yapfuye nyiri mwana muto afite nk'imyaka nk'ine gutyo ubwo rero usigarana na papa wawe byari byo nibwo wasigaranye na papa wawe ubwo nasigaranye na papa ashaka undi mugore nuko umusaza wanjye abonye bimeze nabi nibwo yahise yigendera ajya gushaka akazi ko kuragira inka mu baturage agera no muri Tanzania masigara njyenyine ari ubuzima butoroshye ubana na mukaso wawe yego byari ubuzima butoroshye cyane none uza kwisanga wibana gute rero kugira ngo utandukane na mukaso papa yigeze kumbwira ijambo rimwe ko bahoraga bapfa ngiye ko na mukadata byihangane ko yansabye imbabazi ngo ni satani yabiteraga ariko ndabigarukaho
papa bahoraga bashwana kubera njyewe hari igihe natahaga mvuye nko kuragira ihene naragiraga nk'ihene 30 ngo nanjye yawe 31 ubwo nkasanga ibiryo nabyo kandi nazanye n'inkwi nyinshi cyane ko zari zaranamvunye ubu ngubu ngira n'imvune zijya zingaruka bwari ubuzima butoroshye bakajya babipfa nasanga ibiryo nabihari kandi urumva navunitse ubwo nyine kikaba ari ikibazo wenda nanabibwira papa bakarwana kandi yamusigiye amafaranga yo guhaha bagahora mu buyobozi nibwo papa yambwiye ati icyo gihe bari bamuvanye ku kagari nubona mpfuye ntuzabe hano ukuntu bakwica nabi mari ubu nimfa bizagenda gute iryo jambo yararimbwiye hari n'abantu nanjye ndishyira mu bwonko papa yabirwaye yabirwaye kwa gatanu apfa kwa kabiri iminsi mike cyane ko nari ndi umwana mutoya nyine nari maze gukuramo ko narabyumvaga bavuga ngo niwe wamwishe yaramuroze ntabwo niko nabyumvishije ubwo nanjye amaze gupfa nanjye nahise ngenda direct nararetse babanza bakora icanura icyumweru gishize nanjye mfata utwenda twanjye muri envelope nicara ku irembo ndavuga ni wapi papa yarambwiye ngo ninzahaguma yahereye ubwo ku myaka 12 gusa 12 bahita basaturamo inzu hagati barahafatanya inyuma nawe imbere ajya njya guhingira abantu igitoki icyo gihe nigaga mu kabiri iyo natabonaga amafaranga yo nzarya ejo cyangwa nibwararire sinajyaga ku ishuri muri primaire ubuzima butoroshye nangira gutyo urugamba rw'ubuzima saza wanjye araza asanga papa yarapfuye azi Kigali avuye muri Tanzania yego asanga mama wacu ngagiye kumuhiga arabariza Nyamirambo rwa Rutabura aramubona nuko aramubwira ati genda uzane umwana nimba ababyeyi bose barapfuye aragenda aranzana noneho mageze niwe mukuru nkurikira kuko undi mwana mutoya unkurikira we mama wacu yamujyanye afite imyaka 2 we ubwo buzima ntabwo yakuriye mama wanye kimara kwitaba Imana we yamumusabye kera kiri mu namuzima arahakurira we kugeza umwana we mageze nge mbona wapi bana ni ikibazo no kurya ni ikibazo nkumbura hahandi nihingiraga nkabona yo kurya Bya kibazo gutemwa basanze mu buzima bw'ubukene naho nago byari bimeze neza mu buzima bw'i Kigali ntabwo byari bimeze neza kuko nanjye navuga ko tutanahuzaga kuko hari igihe ureba umuntu ukabona nubwo ari umubyeyi ariko hari ukuntu agufata ukabona ntabwo ari byiza nyine so byishimiye nibwo umumama yambwiye twari duturanye ati ko mbona ubayeho nabi waze nkakurangira akazi ko mu rugo ukajya urera umwana Kimisagara naragiye umumama yitwa mama Vanessa nahabaye amezi 8 namfashe neza kuko icyo gihe nta kibazo pe nagize nuko ubuzima bukomeza gutyo ngenda nkuramo nkorera akazi ko mu rugo nyuma nibwo namenyanye na Theo nkora aho Kimisagara mfite 2007 nyine ese ni Kimisagara he Katabaro hariya kwa Mukesha abatware ko haraho uzamukiye ku Ntaraga ku muhanda w'amabuye hari ahantu bita Katabaro bigeze kumbwira ati bose babireba yigize kuba yarara cyata ubuzima butarakunda uragira ngo numve naho bihurira ni hara kwa Mukesha abatware ari umugabo wahabaga w'inshuti ye wabyinaga no mu ndirimbo ze munini niho yakundaga kuza nanjye ndahurura n'abandi bana ndamusohozanya amana n'utunimero n'umita rwandika mu mutwe kugeza icyo gihe kuva icyo gihe mura bwa mbere ugikora mu akazi ko mu rugo ariko se icyo gihe nabwo yari yatangiye kuba umusitari cyangwa nawe yagikora mu kazi ko mu rugo yari akiri umusitari kuko nibwo yari yamaze kuba umusitari aririmba za Kizurubwa yaramamaye kuko indirimbo ze nazikundaga zaramfashaga ajya mwibutsa ati ni wa mukobwa kuko icyo gihe banyitaga Mutoni ati ni Mutoni wahahandi Kimisagara ajya nyibuka nkamwibutsa kugeza icyo gihe cyose nuko ndakomeza ngakora akazi ko mu rugo nyuma biranga hari ahantu nabaga byaranze mura n'undi mukobwa njyana iwabo witwa Justine Claudine hari mu Gitega maze gukura nyine mfite nk'imyaka 18 maze kumwana gutyo maze kuba inkumi nibwo icyo gihe nari mfite n'indirimbo imwe yitwa Baby Boy nakoreye kwa Mico the Best
ko nakoraga wari wahise uba umuhanzi numvaga ko kuririmba ari byiza, numvaga binshimishije, nibyo byanduhuraga umutima ko ibibazo nari mfite. Indirimbo icyo gihe ariko uririmbaga indirimbo zisanzwe za urukundo, kuko nanjye urumva nari ndi umwana mutoya ufite n'amaraso ashyushye, ngomba kuririmba iza Baby Boy. Mbese wumvaga icyo gihe Knowless mugomba kujya mu kibuga kimwe mugahangana icyo gihe bari batarakomera nabo nabo bari batarakomera cyane ubwo nibwo Baby Boy ubwo ari indirimbo y'urukundo. Yego urayibuka mama Abra? Umutoye tuze kukugora basi urumva wenda byararangiye ngo urakijijwe uri indirimbo z'Imana, ariko nta hahise turi kuganira story, tuganira ya mateka kiyacamo. Tubwira turirimbira akantu gato mbabarira. Baby Boy nagiye icyo gihe na Papa Emile niwe wanjyanye kwa Mico the Best. Akoraga mu Bisumizi cyane ko Mico the Best yari umuntu nari nangiye kumubura kuri televiziyo. Ndavuga ni buriya si wa undi waririmbye Umutaka, ngo niwe. Ndagiye mva ni byiza gukoreshwa n'umusitari n'indirimbo ya mbere. Mbese niwe wayigukoresheje? Niwe wayinkoreye kuko icyo gihe nakoraga akazi ko mu rugo baramembye. Navuye kuri 3 ngera kuri 15, noneho bayamera rimwe. Yari umeze neza. Nashyira Mico yose. Ubwo indirimbo yayikoreye angahe? 30. 30. Audio gusa? Audio. Nuko shari wahebye. Ndaririmba numva ni ibintu byiza, nibwo bwa mbere naramugoye ko yarambwiraga ati ririmba buragira gutya, nibwo bwa mbere nyine yarihagaye. Baby Boy. Yego ndirimba Baby Boy. Mbese warimba byarimeze bite tubwiye icyo gihe niwe yikibuka ngo Baby Boy menya ko naza kureka kugusiga kirazira sinabikora oho winsiga nyine Baby Boy nyumva Baby Boy nkurikira Baby Boy ntega amatwi. Yego mbese wanarapaga? Nari umuraperi ko benshi baravuga ngo meze nka Young Grace, ngo nsa nka Young Grace. Umva ni ibintu byiza cyane ko nawe naramukundaga, namukunda n'iki gihe. Sorry naguciye mu ijambo. Hanyuma se iyi ndirimbo uracyayifite? Indirimbo ndayifite, iri no kuri YouTube ko ni indirimbo natangireho, urumva ntago nayireka, na video irahari kuko hari benshi bayibona bagahita bavuga ati jya uririmba iz'Imana, Imana yagukuye kure, batabizi ko ari ya kera. Abasobanurira rero nkabasubiza. Iracyari n'ubundi iri kuri YouTube, kuri channel yawe. Harya channel yawe yitwa Yadufashije TV. Yadufashije TV. Abantu baze kujyaho banarebe banayisure kuko na amateka nyine, no mpamvu nawe wanze kuyisiba ugumye kuyisigasira. Nimwumve yuko akirimba muri iyo njyana, nuko turi gusubiza inyuma amateka y'ibyahise, ariko iyo ndirimbo nagize amatsiko kuza kuyumva. Dukomeze nuko ubutangira kuba umuhanzi, uri n'umukozi wo mu rugo. Ubu ni ibintu biba bitanoroshye kubona umukozi wo mu rugo ari n'umuhanzi. Mba mvuye mu kazi ko mu rugo ubwo nari maze gukura, mita mbona umukobwa ubana na papa we, mama we batabana, arankunda arambwira ati ngwino twahuriye ku Bisumizi mu Biryogo. Ngiye kuri studio ariko barencaga amafaranga menshi kandi nayo mfite. Wagiye kuri indirimbo ya kabiri se? Ngiye kubaza nuko duhura n'uwo mukobwa, nuko arongera arambwira turaganira, tese uruwahe, ndamubwira tese uba hehe. Nenda kumubwira ni naho ngiraho kuba kuko naho nari mfite n'ubundi. Arambwira ati ngwino tujyane mu rugo. Turajyana mu Gitega hari nimugoroba. Arambwira ati hano nta kibazo, bana na papa na barumuna banjye, nta kibazo wigumire hano. Ndahaguma. Umunsi wa mbere wa kabiri mbona nta kibazo, arambwira ati jya kuzana n'imyenda nta kibazo. Ndayizanye. Turabana tukajya tujya mu biraka ko ninjye nakundaga kubona ibiraka, nge papa wanjye bakundaga kumwita Kanyombya ko iyo yabonaga ibiraka yarampamagaraga ati mukobwa wanjye uri hehe. Papa wawe Kanyombya banzi ko ari papa wanjye, ubundi babimenye ko nababyeyi ngira ngiye kuri social media. None se Kanyombya ukina filime? Yego yaramfashije cyane hamwe n'umugore we Jeanne, Imana izabaho umugisha. No kugira ngo nkure kuko ibyo biraka bye byaranungaga. Yego bamuhaga menshi akangenera, ariko nta kintu byari bintwaye. Nese wakoraga biraka bimeze bite? Kuririmba, gusubiramo indirimbo, igisope, kubyina byose nta kibazo.
imbyino zimwe zo kuri stage abakobwa byose Kumansura? narageragezaga Waramansuye? narageragezaga kugira ngo mbone amafaranga Kugira ngo ubuzima antunge, bukomeze. ubuzima bukomeze ni ukuri kandi Imana izamuha umugisha ko izina rya Kanyombya aho nageraga ati dore wa mukobwa wa Kanyombya baguha icyo kurya baguha icyo kunywa amaye kubera tutarabirenga muri Kanyombya we yinjiye mu buzima bwawe gute mwahuriye he mwamenye gute kugira ngo afate no mwanzuro wo kugufasha twahuriye ahantu yari atashye ubukwe Kicukiro muri Niboye turahurira nakoraga akazi ko mu rugo nabwo mbona Kanyombya nakundaga filime ze no gusetsa mwaka nimero nawe biba gutyo tugenda tumenyana gutyo ngera niwe ngeza mu rugo mbona n'umugore we bamfata nk'umwana mu rugo bakajya bambwira ati urisanga nibwo Kanyombya namubwiye ati nkunda kuririmba ko ndabyibuka niyo muntu wanumiye kuri radio bwa mbere mu Barezi family cyane baranumira cyane mva yubaho hari Imana mu mugisha pe kugira ngo nkure nawe yabigizemo uruhare kuko ibyo biraka byose byamaga mu mafaranga ubwo kigero gifite yandirimbo imwe Baby Boy nakurikijeho iyindi na Pfra na Negiji biki yitwa icyo ushaka wageze kuri level kwa Pfra na Negiji ya urabahuza mu kuri indirimbo kuko muri Baby Boy uwo muntu wagitinzemo bavuga ko wagitingaho ni Baby Boy ni Pfra niwe wagaragaye ahangaha ugiye kumbwira Pfra yari umuhanzi muri kiriya gihe wubashywe yaba muri hip hop no mu Rwanda ndetse na n'ubu ukomeye ndi kwibaza rero umuntu nkawe ugitangira umuziki ndetse umukozi wo mu rugo nk'uko wabivuze ntago wenda abakozi bo mu rugo baciriritse ariko ntago kubona guhura n'umuhanzi mu buryo bworoshye ntago byari byoroshye so watubwira umwaprochinze gute mwahuriye we byagenze twemera kujya muri video yawe murakoze urumva ko nari mvuye muri rwego rwo gukora akazi ko mu rugo hari umwana mbana nawe urumva twakoraga akazi ko mu rugo ku manywa nimugoroba tugatembera mu Biryogo urabona ko hariya mu Gitega hegeranye no mu Biryogo nimugoroba twajyaga ku studio tugasanga tukabona umusitari ati dore runaka ukagenda ukamusuhuza akakwemerera mukavugana ukabwaka nimero twahuriye mu Biryogo kuri studio yari hari muri Unlimited yes ko ndabyibuka Unlimited niyo yankoreye na video ya ubwo rero tukajya tuvugana gutyo kuko ngewe Pfra mwarahuye nawe mwaka nimero ya ariko ufite impano yo kwaka ndamubwira ni rero ubwo ariko nimba umuntu umukunze winyura ku ruhande ngo uzisawundi zimwisabire nimba ubonye umwanya wo kuzimusaba muri kumwe azikwime ubibone sibye ko nta n'umuntu natse nimero ngo ayinyime ntibibaho arazima icyo gihe nawe nari umusitari nanjye nari meze neza nkiri mutoya yego urumva ko nari ndi inkumi nyine nshinguye ize fresh ko icyo gihe nambaraga nk'abatipe nambara inkweto z'abahungu timba amapantaro ntabwo nari nzi kwimakiya cyangwa ibintu ntabwo nari nzi no stress ya nuko nibwo twahuye na Pfra ndayimwaka ndamusaba yuko twakorana na video ntiyangoye yanciye amafaranga make cyane si ngombwa no kuyavuga ndayamuha ya nibwo twamuhamagaye nundi ko byarangiye kiyagiye ko n'ubundi nta n'uwaseka kiyagiye byari bigoye amafaranga arataraza no mu muziki ni make cyane rwose yari nkangahe ni 2 namuhaye byonyine icyo gihe kuko nicyo gihe banamufungiye ngo nimba byari byamugo ntago mbizi ko yansabye 2 byonyine ati mereza 2 mwakano twigendere muri video ni ukuri niyo yansabye yonyine video bwayo yonyine yagutwaye angahe video yantwaye ko ndo kuyima byatwaye polisi muri Unlimited na polisi yarahageze kugira ngo baguhe video yawe wari warishyuye se nari narishyuye 1000 bwa mbere nabahaye 60 bwa kabiri mbaha 20 biba 80 bwa kabiri mbaha 10 ngo ariko nubwo byagenze amashusho amwe ngarabura aho nari nambaye indi myenda nifunze nago nabihabonye ibyo ndabireka bamereza kuri ya nyine nese video bwa yonyine bari baguciye angahe banciye ubundi bari banciye 70
urumva ko bongejeho bigera muri bigera muri 20. 20 warongejeho yose urumva ariko nta kundi none se wari kubigira ute mwese kugira ngo bayikwime polisi ze bwo byari byagenze bite kandi wabaye n'amafaranga y'umurengera ubwo nyine ngo bimwe bari babibuze noneho bagira ubwoba bwo kongera gukodesha indi kamera bakora ibindi ubwo rero biba ngombwa nanjye ko nitabaza polisi irahaparika numbaza ahantu abantu bamuhamagaye nyuma ngo nimba ari kirije wayihakoreshaga muri Unlimited kirije gutyo ntabwo ni kera ntabwo mwibuka ariko ni muri Demirikombye buriya ira video 2011 2011 kiya gihe video zari zikiri nkeya abakora video bari bakiri bake ntabwo byari byoroshye kuba nawe wari gorigonde video nawe ukavuga ati nari mfite umuntu w'umukongomani narabimubwiye ko nkunda kuririmba kandi nshaka gukorera video yanjye audio yanjye kuyikorera amashusho aramfasha agutera inkunga yamaye $100 $100 yamaye $100 utundi nuguramo imyenda nuko nyuma yaho barangura ngo ninongereho ndamuhamagara nibanze kwima haraburaya nayo arongera yama nuko mbona barayimaye video nirabonetse ariko ku bwa burembe okay icyo gihe rero muri 2011 nkuko tubyumva lifestyle yawe ya bwa buzima bugoye busa nkaho bugatangiye kuza nka buhindukamo gato utangiye kumenya n'abastari indirimbo igiye hanze video igiye hanze ubuzima bwakomeje gute rero ubuzima bwakomeje neza ko urumva ko nabanaga n'undi mukobwa nta kibazo nasinishyuraga inzu sinagiraga ne naburaga ibyo kurya yego ubwo ngubwo rero narakomeje mba umusitari Kanyombya akajya amamagara akandangira ibiraka tukajya mu ntara tukajya ahantu hose ayamaye nkayabika akanyemurira ibindi bibazo nkeneye akora n'izindi ndirimbo hari n'indi nabuze yitwa ngo garagara mu kirori sinzanterengeye indirimbo y'ikirori nawe wayikoreye video oya yari audio ariko narayibuze numva hari umuntu wayinkoreye muri kira sinzi studio yayinkoreye Eugene wayinkoreye nimba kiyifite sinanamuheruka garagara mu kirori nkibura gutyo birakomeje nibwo aho ngaho nabaga uwo mukobwa twabanaga Satani numbaza ukuntu yabyivanzemo nabonaga abura akantu mu mutwe abaranyirukanye anyirukanye aho gatari tayari twamaranye imyaka 4 mbi wabo nta kibazo mfite yari myinshi ariko sinari kugenda gutyo byarambabaje nawe wakabaye warabamaze gutegura ubuzima bwawe ugomba kwerekeza ko byabaye mubyara we twabanaga ngo byageze ninjora mu gutwi amurumye ugutwi bajya kwa muganga bagiye kwa muganga bahita bamamagara ati yandumye ugutwi butugiye kwa muganga ati nutahe nawe atakuvuna nicyo re ndara mu gasozi mu gitondo aramamagara ati ese uri he ngushobora kuza ugafata ibintu byawe byose biri muri ino nzu ndavuga nti karabaye mpita nkura telefone ndayizimya nirirwa iyo nka nimugoroba ndayicana ati byo nakubwiye wabyumvishe wanciye amazi nese kubera iki ngo nakubwiye ngo iki ngo uzufata ibyawe byose biri no muri ino nzu ndamubwira nibifata ubitwika ibindi bijugunye muri wese naho nta mwana wanjye uhari umwana wanjye ni indangamuntu nuko namusubije nuko byabaye ngombwa ko nza mwagiranaga se mu buzima nakindi kuko yarifataga akivugisha nta muntu umuvugishije nuko bigenda gutyo kandi mwari mu kigero kimwe twari abana bangavu twese tungana ariko wenda namurushaga nk'ibiri gutya ikintu cyambabaje narahageze muhanda 3 mbona ari aravuga ati ntago ndi umugome gutyo wajugunye imyenda cyangwa akayitwike muhaye 3 aratuza maze gutuza haciye nk'icyumweru arongera arasaba ahita binsohora none habikira hanze imyenda yanjye dufata ikindi kintu ndavana none ndabijyana hehe 2014 gutyo nicyo re biragucanga mbifata mbibitsa ahantu mbibikije ahantu hari umusaza ukina filimi wanyamagaye ati Mutoni uri he ndamubwira ati hari umuntu ushaka abana bako ukina comedy ni nka publicité ko yanyiraga kuri televiziyo y'igihugu atushobora kubona abo bana nka 5 ati ntababona ko ngiye abantu bose barankundaga agiraga imico myiza ubona ari gusaba umwana ni ari kumonyeme ubwo ngubwo mujije na Miss Vanessa uramubona uriya Miss buriya wari umugore wari girlfriend wa Putin Kabalo ya Vanessa wase Vanessa ubwo ni bituri 2011 2015 2014 gutyo hagati imyenda mba ndayifashe kubera ubwo nari mbonye akazi mpita njyana kwa mama wacu reka amagere noneho ati nikura garutse wakirara we ndagarutse
nahabaye umuhanzi bavuga ati yabaye n'indirimbo zanjye iyo waziririmbaga mu rugo ati muhure system mu rugo n'ibyo biririmbo bye kuko n'ubu njya mbimwibutsa nuko ariko ngo kiragiye uririmbaga ibiririmbo bibi ngo usigaye ziririmba inziza z'Imana niko yambwiye ejo bundi nuko ejo bwo mamaze iminsi 3 wa kane njya ku kazi njyana abana Vanessa akatwakira neza saa 6 akatugabura niwe mugore nabonye nawe wamfashije neza nyakira neza umukobwa abandi barirataga ukabona ntago aguhaye agaciro ariko we yamfashije neza abo bana akajya aza kudutora kohereza imodoka ikaza kudutora tukagerayo akanatugarura umunsi wa gatatu niwo bwo mama wacu yananze mu rugo ahita nyirukana arambwira ati turarangizanyije noneho mama ziminsi ngaho 3 wa kane noneho ati fata ibyawe barabinagira imyenda yanjye ndavuga ni noneho naragowe ariko binagira nahembwe bamaye avance y'Iryitanu ry'icyo gihe noneho narasetse ntabwo narakaye nahise nkuramo aya mafaranga imituku gusa ikeba nari mwibahasha y'umweru Iryitanu yakuramo baru uramubarira n'imyenda yanjye yayishyizaho mita nkuramo akanote kamwe yabaririmbira uko Iryitanu ukuramo ka 5000 kamwe ndakamuhereza ubundi mita mfata imyenda ngo ubusugiye muri iri joro niho yandagiye nose sunyirukanya naho abana ngo ubwo uramubwira ngo nareke kugenda umwirukanye twureba koko mita mvuga ni imyenda nzaza kuyitora ejo mita ngenda ndara mu kabari Nyamirambo mu gitondo nibwo nakodesheje inuza chambrette kiramo matora byose uragura byose bikoresho bwatangiye none nkajya gukora kuko nahise nyifata imbere yiwe ntabwo nagiye kure ngo niko ngubwo aje kunkoza isoni kubera iki ngiye ajya kure ngo sinzakandagira mu rugo rwashiye nk'icyumweru akajyaza ngateka tukarya nta n'ikibazo nibwo nabo bana nagiye kubahemba iwabo ndabaha amafaranga bikomeza ubuzima gutyo nibwo nahuye na papa w'abana mbona kandi kazi nyine kubatekera nibwo nahuye na papa wa Kucuku tugende gakeya kugira ngo turenge iyo chapitre iyo page twinjire ku yindi page donc aho ngacyo gihe donc ntago rukishijwe muri rusange nkuko abantu babyumva inzoga waranywaga waraga mu tubari wagira gute so noneho tujye kwinjira ku yindi page uburyo umaze kuba wenyine washatse noneho uburyo wakongera kubona ubuzima bwo kubona amafaranga n'iki nuko ubona akazi ku muzungu ukomoka muri Turukiya yabaga he babaga muri Caisse Sociale ariko bakoreraga ku Gisozi niho nakoraga nanjye ku Gisozi yego niho bari batuye niho bakoreraga nawe ukaba ariho ukora ariho nkora wakoraga akazi ko mu rugo bisanzwe guteka batekera ibyo kurya nuko nibwo nyine nawe yankunze bambwira ati tuzakora ubukwe bakajya bansemurira ndavuga ni byiza nyine zungu se ko bakiza abantu nubwo ngiye gusezerera ubukene ngiye gukira nukuri pe niko nabitekerezaga none se umutima wari wamaze kugira umutima w'ubuhanzi wumva waba umusitari wumva wagira gute ujya kuri terrain abakanyombya kongera kumva ko ukwiye kujya mu gikoni ugateka byo byaje bite umutima wawe ugize gute kari akazi rega kw'icyo gihe bamembaga 30 nimba ari 40 gutya ese wabonaga ikiraka bwo waragendaga nabwo muri bya biraka bya mbere ukongera wagaruka kubera kari akukwezi iyo byabaga ari nka nimugoroba hari igihe nagendaga ariko byari bimaze kugabanuka nabiraka tukibona okay nuko rero umuzungu kuva muri Turukiya ngira ngo ku mafoto wenda imirera kudufasha namubereka hariya ndi kumubona maze kugira mu myaka buragize imyaka ingahe ubu ngubu ngo 47 gutya cyayi muto kinabonaga ari nka 60 mbe ni muto ku rwego so rero nuko nese mwabanaga mu nzimwe oya mwahuraga ku kazi ugataha nawe agataha gutyo ati ndagukunze cyane ni bande bagusemuriraga se hari abahungu baba bakorana nyine ubwo se yabivuze mu ruhe rurimi yarabibwiraga umunyarwanda akabibwira mu kinyarwanda yavugaga icyongereza icyo gihe ni Giturukiya n'ubundi ariko byanga bikunze nk'umuntu mwabanaga nk'umuntu yagukunze mwaricaranaga mu kamuraho yego bagusemura ariko amagambo amwe wibukaga hari amagambo amwe ntibuka nko kuvuga ngo ndagukunze mu Giturukiya Seviyorum aşkım
ndabifatara ngo ni seviseviyeri mwashkimu sha ntabwo ndi wifate ndashaje numva mbyibuka yawe ukaba uvuze ngo ndagukunda ndagukunda sheri oh ashkimu ni sheri ashkim seviseviyeri ni ndagukunda service hati seviseviyeri ya ashkim ubwo none washaka kuvuga ati wenda waramutse se wiriwe se umusuhuje nasasana aha ya nasasana okay good night din ni ijoro ryiza ijoro ryiza iravuga ngo good night din cyakumva se kubira ngo good night yabwo nyine byenda kumenya kimwe byose si ijoro ryiza se wenda nuko byagenze birakomeza nyuma arambwira ati tuzajyana iwacu cyangwa dukore n'ubukwe numva ni ibintu byiza kajya mereza n'amafaranga amwe n'amwe nyine bya bintu nyine by'abazungu bashuka abanyafurika cyangwa se by'abagabo bashukisha abakobwa nawe atangira gushukisha ifaranga kubona ni ibintu byiza nyuma nibwo mwese wabonaga umukunze byo kumukunda cyangwa nuko avuga ati icyo namukuraho tukajyana iwabo cyangwa nuko numvaga nyine none se ubwo bucabirana ntabwo nari nzi ubwo numvaga nyine ari byiza ari urukundo okay ubwo nashidutse twararyamanye anera inda ndabimubwira arambwira ati nta kibazo nyuma akazi ke kararangira nwite arambwira ati ejo nzataha muri Turikiya ariko nzajya nkuhamagara ntuzakureho telefone kandi uzansangayo tubanireyo kore na mariage okay abana uragiye genda umutima nuko nyuma aragenda baserera gushaka cyane heza kuba utakiba wari kiba muri bwa buzima bwawe nyine ubwo byari byarisumbukuyeho ko nabaga mu nzu y'ibyumba bibiri naravuye kuri chambrette ubwo ubona ko hari akiyongereye ariko nta kintu ibyo wagira byose buri utaba no mu nzu yawe nta kigenda okay nuko aragenda akajyana impamagara tukajya tuvugana mbyaye nibwo namuhamagaye nabyaye tinyohereza amafoto arambwira ati very very good kubyara umuzungu niko yakubwiye nuko anyohereza $100 mwise amazina y'umwana mba naramwise ngo Rihana nde mutoni wase umwise Rihana kuko Rihana numvaga rigezweho bari naririmba unamukunda numva umwana wanjye ngomba kumwita Rihana nuko arambwira ati hoya ati nabya Rihana yitwa Yadigari Abra Kucuku ubwo urumva ko yashyizemo Abra ryanjye ashyiramo n'ayabiri sorry gatoya si undi Abra wowe wari yisukurikije iki kuko kuva na mbere ukiri umuhanzi taranabyara yitwaga sister Abra ryari ryaravuyeho ubundi Abra ahantu nakoraga mu Bisilamu bafite akana gato kitwa Abra numva ndarikunze cyane nako kana ngakunda ubwo rero ndavuga ni buretse ahubwo nibyo nzajya nkoresha mu buhanzi kiraho sister Abra ahubwo ari igihe kubera nakundaga Jay Polly hari igihe nari ngiye kwiyita sister Polly aya numva Abra ndarikunze cyane nuko birangiye sister Abra none usigaye witwa na mama Abra byose ubwo Abra nirizava muri ino nzu famille ugiye kuba umuryango so abamwise Yadigari Abra Kucuku ntari nyarwanda ririmo ati okay nuko nyuma nibwo byabaye ibibazo urumva ko nari maze kuba umukecuru nyine niko nabyita wamaze kuba umubyeyi namaze kuba umubyeyi tugeze muri 2000 ubwo 2015 nibwo namubyaye 2015 ubwo byaba ari nka 2016 nkurikije uko twaganiriye nuko umwana ndamubyara kuri 30 z'ukwa mbere 2016 nuko ubwo ngubwo birakomeza urugamba nkabwo nibwo nyene ibintu byinshi kwishyura inzu nakora kurya nakora ni kibazo mbimubwiye ati yumva nyine ni ibibazo nibwo yakuyeho na telefone nyuma mutangiye kumuzana ibibazo byinshi ndamufasha ako yabaye umubyeyi mu bicyo gihe ariko ntago ari cyane kuko mbere ho yaramfashaga nkwite nyine narabyara ariko nyuma nyine nibwo yumvishe bibaye birebire nyine nawe akuramo akarenge nta kundi kuva icyo gihe akuramo akarenge kugeza ubu ntabwo munongera kuvugana still now imyaka ine irashize irashize
nibwo niko nahise mvuga ibi nabyo nkajya mesera abantu. Nyuma umwana amaze gukora nibwo nagiye kana kazana mu mujyi kuri resitora. Hari umukobwa wambwiye ati hariyo umwanya ko bari bamuhaye ayo kazi. Nanjye ngiye manager wabo aramunyereka arambwira ati nta kazi gahari ariko siga nimero. Ndayisize maze kuyisiga nibwo yamamagaye ati nta kazi gahari ariko narakwikundiye naza kugusura ubahe. Ndahamubwira araza arambwira ati nta kazi gahari ariko nzajya nkufasha. Manager wa restaurant Anile Kwala yari umunyamahanga from Nepal. Akabazungu umenye baragukundaga wa ufite irihe banga cyangwa nizateze kurungwa n'abazungu kuko icyo gihe nari nananutse ku mugani si wasanga ari byo bankundira ko abantu banini ne bakundaga kubavugisha. Icyo gihe wasukuza gutyo biri nateri cyangwa icyo gihe nari mfite nakundaga sinkunda bura kwisukisha cyane. Nari mfite hano ku ruhande sinzi ukuntu babyita hejuru ari mu musatsi iriho wari ugushikande ufite duherena nyine umukobwa umeze neza. nari maze kwita natacyambara bya bindi by'abahanzi nambara nk'abakobwa nyine. Nuko nibwo yaje akajya nkorera buri kimwe akishyura inzu akaduhahira tugasohoka nta kibazo. Ubwo byarangiye wongera ubuntu undi mukunzi mushyashya ndashaka umwana ndebye ibintu yankoreraga numvaga n'inzu azayingurira pe abana nta kibazo nzamugo. Nuko nanavuze kuko yakoraga buri kimwe cyose kandi yagiraga amafaranga ari umukire pe. Kuko ndavuga ni noneho mbyaye ku mutima ariko yazangura n'inzu rwose uyu nguyu tazahitagize uyu nguyu mva ko nigenje. Nukuri nuko byagenze ni umuntu niko yitekereza ariko nyuma haba hari ibindi bizaba noneho byadanje. Yes. Nakemuye kimwe noneho neza ikindi gikomeye ariko nago gikomeye ko abana no mugisha sinicuza. Nibwo nyuma natwise nawe kubimubwira na bene wabo kuko niwo yari nka boss wabo. Aravuze ati ngomba kuyikuramo ndabyanga. Niko bakubwiye kandi rero bagusabye kuzakubyarira. None se bene wabo bari barabimbwiye bene wabo nibo babyanze. Ati nibibaho ko nibwo natinye namenye ko ara bene wabo nabahinde nawe nkabona nabahinde nyine ariko banza nawe ngafite ubwene gihugu muri Nepal mu Buhinde gutyo ariko undi no wo muri Nepal. Nicyo re ko nabonaga dasa nk'abahinde ko nago navuganaga nabo. Nuko nanjye bibazo noneho yari guhangayika. Bene wabo ati nibibaho nukuyikuramo ndabyanga nanjye mata rwana kumurera umwana kugira ngo azanavuke. Bene wabo ati ntuzongeye kumuha amafaranga urebe ko atazaguhamagara ngo muyikuremo. Ubwo nanjye ndabireka akajya abona ko bene wabo babyanze abahita bagira bahita bajya banambona bakamirika aho bambonye hose bakabinoka mu gihinde cyabo. Nuko nyuma akajya afata amafaranga akahisha bene wabo ko agiye kuma amafaranga akayamera inyuma akayamereza ngahita nigendera. Wewe bamusanga ku kazi? Namusangaga ahantu babaga bari wenda bari nko kusangira ari nk'Iremera akamamagara ati mpana amafaranga ati ngwino mu rugo nabigo byakaze cyangwa hagira abashiti banjye babonyeho bari agahita amamagara bakaguhamagara ati turamubonye agera ati karabaye. Umva byari urugamba rukutoroshye ko nawe babacanyeho umuriro nanjye nago naborohera buse inzara iri kunyica muri kuyanywera muri byari ibibazo. Nuko birangira umubyaye ndihisha nyuma ndabanza ndabyara nibatazana Amerika nkapfa. Ndabyara maze kubyara nibwo namutungo yari mu gitondo ari nko kwa kabiri hashize icyumweru ngiye kukingiza nani minsi hubwo mfata moto mvuye gukingiza mitamitira mu Kiyovu. Manager kuri restaurant ni manager baramuhamagara bazi ko ari ibintu byiza bamuhamagari. Ahageze ati cyore ninde ukurangiye aha ko yarazi ko natakongera kugaruka. Ati ninde ko yakoraga yarahi. Ese we yavugaga uruhe rurimi? Yavugaga Icyongereza n'Igihinde gutyo.
use mwabasha kumvikana mu cyongereza Yeah. akongereza warakumvaga bya Yego. Gake gake urumva ko natize ni cyatura turya gikomereza nuko ubwo ngubwo ati kubera iki ugarutse ati narabyaye areba umwana abona maze n'umuzungu kumureba akora mu ikofi nabonye afitemo 20,000 mbona hasigayemo 2 za 500 ndayatora ndavuga ni buriya nuko nta yandi wenda afite yaguhaye veni bwa kabiri ampe 15 nongeye nsubirayo hashije icyumweru ngo bakakanyura yamaze ngo mutanga umugore fake cyore karabaye namubwira nese umugore fake kubera iki ko nyeneye ibintu byinshi arongera aragenda kandi koko byari byo nk'umuntu wabyaye abakeneye ibintu byinshi nari mfite n'amadeni menshi byari ibibazo nuko nabonye muri umuna wanjye ahubwo wamfashije kwa muganga naho ubundi nari guseba nani zamuhumugisha nawe nibwo yambwiye ngo umugore feke nyuma amereza 15 ndagenda nyuma none nizari ndiye ndagaruka none akajya abwira abakozi ati mujye mumubwira ko nahari ubimubwiye akamwirukana uvuze ngo akamwirukana ukubwiye ko kahari akamwirukana ngo mujye muvuga ko nagiye mu Buhinde nuko nyuma nibwo namubwiye ati ese nzamwitende ngo uzamwita Aniri Kwari ubwo mitakiraho irakoze Aniri Kwari amazina yiwe ko numva ari amahinde nashyizeho irakoze Aniri Kwari Brian nese ubwo base ayo mazina abo yose bagenda bakubwira ubuzi n'ubusobanuro bwayo Aniri Kwari ntago uzi ngo bivuga iki ntago mbizi apfa kuba yabikubwiye nka se gusa kandi nawe ariko yitwa nakundi nawe yitwa Niri ubwo na boss wabo nyuma yansanzeyo bazi kazankubita ava mu modoka aranganiriza ati ni byagenze bite kuri na hano n'agahinja ninjoro 2:00 gutyo nimbeho n'iki ati umuntu wa hano yanenda manager wabo ndetse ari he ahita muhamagara ati uri he tisoka hanze azayiruka ati umugore uramuzi ngo nawe nzi ndetse ko avuga ko mwabyaranye ngo nago muzi araceceka arambwira atese uyu mwana wazamumanda ndamubwira ni mwakese namugwa nanjye ndamuguha karagahinje ese ati nago natanga umwana utari uwanjye atese ambwira inama ati uzamurege azamwihanire cyangwa azajya atanga indezo cyangwa bapima amaraso sinongeye kugaruka iyo nama yangiriye sinongeye gusubirayo ukundi kubera kandi byari inzira nziza nahise nsubira ngenda nanga ikirego maze gutanga ikirego mvuga amazina ye bamutumizaho na convocation barazimuhe 2 nibwo yitabye arahakana ngo umwana sowe arabaye bazapima amaraso bwagize ubwoba aravuga ati nuwanjye tukayagiye ese yiciraho yahise agenda na n'ubu ubwo nagigaragaye kuri tangazamakuru nibwo byagenze gutya ngaragara ku itangazamakuru uzima Kigali buranga nibwo natashye nkigira mu cyaro nibwo bisubirwa amagana ko bagiti yankoreye ubuvugizi nje mbona bagira neza ko nageze mu rugo bana muri yanzu nataye kera mfite 12 sanga rero umusaza wanjye ni uyibamo n'umugore we ndara muri salon ihene zidukandagiraho n'abana zitunyarira nuko mu mama witwa Violette Imana izamuhumugisha yarambaje atese aho hari ahantu wakubaka inzu namubwira ni hari ahantu bamaye 8 yava amate ndashaka kubakira inzu y'ibyumba 3 na sala Imana sinzi ko byashoboka nuko namuru muna wanjye na musaza wanjye bari bafite 8 ifatanye twese ndayibagurira ubwo haba hanini ibintu bitangira kuba kujya mu buryo umayese nkana umayijana umayedesa nuwo nguwo wabivuze kazayinyubakira Violetta agurira amabati inzugi byose za mitarike mana yanjye ndavuga ni noneho imodoka zitangiye kumena amabuye n'imicanga ni abantu baravuga ati burya yazanye amafaranga arabeshya terijishaga mukadata ni wambwiye atese ko waje urinya gupfa amafaranga akakanyu yakuye yo kubaka ko narimo amazi ibyumweru 2 namubwira Imana iratabara rega nuko namubwiye nibwo batangiye kuroga umwana wanjye narana nuzuza inzu iriya mukuru yarahapfiriye
mbona ni ibibazo ndagomeza ndayubaka ariko mu mutima wanjye numvaga ukuntu umwana wanjye yari apfuye numvaga nazahaba pe kandi nari narahiye ko nazasubira i Kigali nuko ibibazo ndayubaka irarangira nanjye ndwara stress ndwara umutwe ndavuga ni ibi bintu ubuzi yuko ibyishimo byakwica byari binyishe burundu ubona ifaranga riza ukabona ndubakisha ninjye wayiyubakishije nayihagaze mpaka irangiye mva ko biba habe n'umusumari bwanyibye engineer amable nibwo Imana yangiriye neza nibwo nabonye bikomeye nzo turayitaha n'ukuri umuntu wagize icyo akora kuri iriya nzu Imana izamuhumugisha no ku buzima bwacu nibwo nahise nanagaruka nagishije inama Violeta arambwira ati n'ukuri nimba ubona byanze wigarukire ugire ahantu hashoboka hakodeshe nta kibazo nibwo nahambiye ndagaruka n'abana banjye ndakora urumva kubera corona biranga niyo mpamvu nkomezaho n'indirimbo wibereye mu rugo wanasuye n'akaririmbo k'Imana none se waje gukizwa ryari nakijijwe kubera ibintu by'Imana yankoreye kuko ibintu Imana yankoreye ntago nabirotaga sinabitekerezaga sinumvaga ko nzongera guseka sinumvaga ko nzongera kugaruka mu mujyi wa Kigali ubwo numvaga amasezereye ariko nyine narongeye ndagaruka n'ubundi kandi noneho magaruka ameze fresh ufunzemo neza cyane kubera Imana none se niba mbyibuka nkurikije ikiganiro igihe cyabereye yacemo imyaka nk'ibiri gutyo nta nubwo ari na kera nanyuzeho umwaka umwe n'igice gutyo hafi 2 ubu ngubu turi muri 2021 covid yaje waragarutse i Kigali ndetse waratangiye no gukora boutique birabizambya bivuze ngo ukijijwe vuba nyijwe vuba nyine kubera iby'Imana usengera he ngubu ngiye njya gusengera kwa Pastor Mignone none se warabatijwe bushyashya ndashaka ko nzajya byose urashaka kubikora byose kabisa nga umukristo waho nkanaririmba muri korali ko nkunda kwiririmbira no kwibyinira pe ariko nturabona korali ugiririmbiramo oya none rero turi mwe tugana ku musozo story uko yagenze abantu bari kubyumva ndetse twagerageje kuganira neza kugira ngo tutagira ibyo dusimbuka cyane sibyo ko ubuzima bw'umuntu bwo ari ibintu byinshi cyane ntabwo byose wabivuga ari birebire ariko bikeya by'ingenzi byasiga message kuko araho wari ugeze mu buzima bugoye Imana naho yagukuye ari kugijeje araho watannye uragaruka araho byagenze gutyo araho ahuye n'abanyamahanga bigenda gutyo byose bigenda bibaho muri society yacu rero nabyanga bikunzana message abantu bakuramo ariko tugiye kugana ku musozo tubwira ubundi Theo yongeye kugaruka mu buzima bwawe gute kugira ngo umuntu akorane indirimbo ese mwakomeje kuba inshuti murabana cyangwa agarutse ubu ngubu vuba bimeze bite Theo mubanye mute muri ubwo buzima bwose n'ubundi naramuhamagaraga nkamubwira ati bimeze bite akanganiriza kuko naba ni Bugande naratashye ndabimubwiye ubwo nanamubwiye ati Imana yangiriye neza yanyubakiye inzu nabonye inzu ati kuko hariya ni iwabo n'ubundi aturuka hariya Burasirazuba muri Kayonza Theo nanzi ko aturuka nk'icyangugu oya iwacu iwanyu kuko hari na benshi namuhaga baziranye bene wabo bakavugana kuri phone yanjye nibwo twakomejeho ndamubwira ndashaka ko dukora ya ndirimbo ati nta kibazo ngira n'Imana dore ko icyo nshaka Imana igikora araje nibwo ejo bundi tuyikoze korera audio nyikorera na video mwabikoreye he byo twabikoreye kwa Pastor Ninde producers Pastor Pise wow Kicukiro na video ikorwa na Fefe nansaba nk'umugisha ikoze neza nibwo bwa mbere ubonye amashusho ameze kuri ubushobozi bwo bwavuye gukora video ubushobozi ntibwari bworoshye urabibona cyuca abantu babiri nyine iragorana ariko byarakunze kubera Imana kandi mfite na sister nyitaho Violeta yarabimfashijemo birakunda Imana imuhumugisha Violeta Imana imuhumugisha hari naza kura kino kiganiro kuko yagiye gufasha ndetse na cyane hanyuma ese Theo ubushuti bwanyu bwa bushuti busanzwe cyangwa harimo n'ibindi byinshi nyuma cyane ko nagiye mbona stories zitandukanye z'abantu bagiye baminshuti ugasanga avuyemo ibindi
ntago we yize ashaka kuapproachinga byo ku byigiye imbere cyane ubwo uri kumva ibyo nshaka kuvuga. ibyo ni bisanzwe kuko ni mufata nka musaza wanjye akamfata nka mushiki we. Ibyo ntibyigeze biba kandi si bizanabaho kuko tuziranye kera nyiri umwana ari kumprofita yari kubikora mbere nyiri mutoya nyiri umwana mutoto ariko ubu ndashaje nibwo yabikora oya. Umugore n'inshuti yanjye n'abana be bumva ko oya sinanabikora. Nubwo ari ibyo byose wabiciyemo ukafite abana n'ibyo ariko urukenera none kubaka ukagira umuryango ubana n'umugore n'umugabo mugatunganirwa mufatanyije nk'indi miryango yose. Tubitegereze ryari ese urabiteganya cyane nta n'ibyo uteganya bimeze biti? Ikibazo ko gikomeye gusa ikintu mvuga ku bwanjye n'abana banjye ndumva twatera imbere tugagera kure kuko hari igihe ukemura kimwe noneho wumva ugateza agahishya. Nabwiye Imana niyumva ko mukwiriye zamume nibona azaza none harengeje ibibazo mfite izamwihorera. Usibye ibyo wabwiye Imana wowe amarangamutima yawe nayahe wumva byabaho cyangwa byanabaho ariko nanjye ngatererwa ivi nkamva rikanze ngatumira abavandimwe nawe byakubera rero nanjye byambera. Nese uko ukiri muto asore mu kigero cy'imyaka ngaho ubu mfite 29 cyari muto cyane ngana na Blaise. Yes ngaho nguko rero mama Abra twaganire byinshi twamusanze mu rugo yaduha story nziza cyane buri wese bitewe na situation yanyuzemo cyayo yumvise afite icyo yakuramo message yakuramo. Hanyuma rero mama Abra turi gusoza hari message se wasigira abantu mbabwira ko kandi bashobora no kureba indirimbo ye turashyira link hasi dukeneye kumushyigikira ugakanda subscribe kuri iyo chaîne ye kugira ngo igomye izamuke nibikorwa byinshi ashobora kuba ari kubategurira. Ese ugiye kujuririmbira Imana gusa ubu ngubu indirimbo zo kuramya no guhimbaza? Yego n'ibiganiro bifasha abantu hari abantu baba bari mu buzima bajya bamuvugisha tese natwe Imana izatugira neza nkuko yakugiriye neza ni ukuri nta kidashoboka. Imana ni Imana simeze nk'abantu barobanura ku butoni aya. Imana ni Imana mu gihe gikwiriye Imana iguha ibikwiriye. Cyambere no kwihangana n'uwicira inzira ibi bizahita bikunda vuba vuba no gutegereza iby'Imana nibyihuta bigenda gake. Reka nshimire cameraman yari wemiriye nshimire na Blaise turi kumwe dufatanyije kugira ngo amashusho agende neza n'amajwi turi kumva ariko by'umwihariko nshimire umutumirwa wacu uyu munsi kuri Iris TV ariwe mama Abra. Turagushimiye cyane ukomeze utere imbere imiziki ikomeze ibe myinshi tuyirebe turi benshi dufashwe so nahe butaha n'ibindi biganiro tukwifurije ubukwe bwiza Imana ni butanga. Ikindi nakongeraho wenda hari abantu bashaka kumvugisha kunganiza no kugutera inkunga mu bikorwa byawe. Ubuzima buracyagenda urugendo ruracyari rurerure. Nimero yanjye ni 0782 71 0405. Imana ibaho umugisha nibagiwe abantu bamfasha. Amazina ariho ni Yadufashije Annonciata. Sawa. Yadufashije TV, Yadufashije Annonciata nimero ye niyo link ya indirimbo ye hasi muri comments ndetse ndatekereza nibyo reka dusoze ngiye Jado twishimire wowe ikiganiro Imana ibaho umugisha kandi tusangirane twese. Bye.